Mbese kuboneza urubyaro ukiri umukobwa ni bibi? Tugiye kurebera hamwe igisubizo cy'iki kibazo cyibazwa n'abantu batari bake. Reka tuguhe ikaze muri iki kiganiro rero tugiye gusobanura igisubizo cy'iki kibazo kibazwa n'abantu benshi. Tuguhaye ikaze rero aho uri hose, tugushimira ko wahisemo kubana natwe. Iyi channel rero ukurikiye nk'uko ubibona ni Ubuzima TV show. Niba uri mushya reka tugusabe ko wakora subscribe ndetse ugakanda n'akamenyetso k'inzogera kanditseho all notifications kugira ngo ibiganiro tuzajya tugutegurira ubutaha bigiye bitandukanye bijye bihita bikugeraho mu buryo bukoroheye cyane kimwe n'abandi bose babikoze. Ubu tukaba tubanye mu muryango mugari w'abakurikira Ubuzima TV show. Iki kiganiro rero twabateguriye kiri bugaruke kuri ubu buryo bugiye butandukanye tugiye kubanyuriramo dusobanura ibisubizo bitandukanye kuri iki kibazo abantu bose benshi bagenda bibaza. Reka dutangire tukubwira ko ubusanzwe kuboneza urubyaro ni uburyo bwo kwirinda kuba wasama. Byumvikane ko bireba buri wese uri mu gihe cyo kuba yabyara. Muri rusange ni ukuvuga umukobwa atangiye kujya mu mihango kugeza acuze. Impamvu tutavuze imyaka runaka ni uko igihe cyo kujya mu mihango no gucura kitangana ku bantu bose. Rero kuboneza urubyaro birimo ibice bibiri by'ingenzi tugira ngo tubasobanurire. Hari uburyo budakoresha imisemburo ndetse yewe n'uburyo bukoresha imisemburo. Uburyo bukoresha imisemburo twavuga agakingirizo. Mumbabarire, uburyo budakoresha imisemburo twavuga agakingirizo kaba k'abagabo cyangwa ak'abagore. Urunigi, spermicide, iyi ni ya miti yica intangangabo ishyirwa mu gitsina gore mu minota 10 mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina, ndetse n'agapira ko mu gitsina, uretse ko habaho n'agakozwe mu misemburo. Uburyo rero bukoresha imisemburo hari ibinini ndetse birimo amoko abiri bitewe n'imisemburo irimo: inshinge, agapira ko mu kuboko ndetse n'agapira ko mu gitsina gakozwe mu misemburo. Ubu buryo bwa kabiri rero nibwo bujya buteza ibibazo ku babukoresha nubwo aribwo bwizewe kurenza ubwa mbere. Ese umukobwa utarabyara yemerewe kubukoresha? Mbere yo gusubiza iki kibazo tubanze twibuke impamvu yo kuboneza urubyaro. Ni ukugira ngo umuntu abyare abo ashoboye kurera. Mu busanzwe mu kinyarwanda baravuga ngo ibinyoro biruta ibibembe. Rero nubwo gukoresha imisemburo bishobora guteza ingaruka, ni ingaruka zishobora gukosorwa kurenza ko wabyara abo utazabasha kurera. Gusa guhitamo uburyo bukwiriye nibyo bya mbere, haba ku mukobwa ndetse yewe no ku mugore. Twabibutsa ko ubu buryo bwo kuboneza urubyaro bukoresha imisemburo butuma umubiri wawe wifata nk'aho utwite, bigatuma intangangore zitongera gukura. Ku mukobwa wese uri munsi y'imyaka 12 nta buryo na bumwe bwo kuboneza urubyaro bukoresha imisemburo aba yemerewe, kuko umubiri we uba ukiri gukura, bishobora kumuteza ubugumba bwa burundu. Ku mukobwa uri munsi y'imyaka 18 ntiyemerewe kuba yakoresha agapira ko mu gitsina, intrauterine device, kuko ubu buryo kubukoresha bimwongerera ibyago byo kurwara cyangwa ibyago byo kwandura za mikorobe zo mu gitsina, pelvic infection. Bitewe n'uko
iriya miti iboneza urubyaro ituma umubiri udakora imisemburo izatera intanga gukura. Ku mukobwa ukiri gukura, ni ukuvuga akenshi utarageza imyaka 21, hari ingaruka z'uko binatuma imisemburo ituma akura neza idakora. Gukura neza k'umukobwa ni ukuzana amabere, amabuno, ijwi ryorohereye n'ibindi byinshi bitandukanye biranga umukobwa. Iyo misemburo igerwaho n'ingaruka zo kuboneza urubyaro mu gihe ukiri muto. Iyo misemburo nyine igerwaho n'izo ngaruka ni iyi ikurikira: pregnenolone, testosterone, androstenedione, DHEA, estrogene. Iyi yose ikaba ari imisemburo umubiri ubwawo wikorera, nubwo harimo ishobora gutunganyirizwa mu nganda nka DHEA. Dufashe nka pregnenolone, uyu musemburo ugirira akamaro umubiri kuko niwo utuma indi misemburo nka testosterone na estrogene ikorwa. Uyu musemburo kandi utera imikorere myiza y'ubwonko, kongera ubwenge bwibutsa memory, gukora neza akazi no kuvura uburibwe ndetse na stress. Testosterone yo ituma umugore agira ikibengukiro ndetse ikanatuma imikaya ye muscles ikora neza. Naho DHEA itera kudasaza k'uruhu, ikanavura kwiheba no kwigunga. Iyo rero umukobwa aboneje urubyaro akoresheje imisemburo akiri muto, ashobora gutuma imikorere y'iyi misemburo tuvuze haruguru ibura, bityo akagerwaho n'ingaruka zo kudakora kw'iyi misemburo. Turebye kuri buri buryo bwo kuboneza urubyaro, ingaruka ku mukobwa ukiri muto ni izi zikurikira: ibinini bifite imisemburo. Ibi binini mu Rwanda bizwi nka microgino, ubusanzwe bikoresha unywa ikinini kimwe buri munsi ku isaha idahinduka. Ubusanzwe iyi miti ku muntu uyikoresha imurinda gusama ndetse inatuma agira ukwezi kudahindagurika. Ikindi ni uko ituma atava cyane ari mu mihango ndetse ntinamurye. Gusa ku mukobwa uri munsi y'imyaka 18, iyo yibagiwe kukinywa hagashira byibuze amasaha 3 urengeje ku gihe yari kukinyweramo, ashobora gusama aramutse akoze imibonano idakingiye. Ubushakashatsi kandi bwagaragaje ko kuri aba bakobwa ibi binini bibatera kurwara ibiheri byo mu maso bidakira. Ibinini birimo umusemburo w'ubwoko bumwe. Ibi binini bizwi nka microlite mu Rwanda akenshi bihabwa abagore bonsa kuko umusemburo ubamo ari mukeya ugafatanya no konsa. Rero ku mukobwa kubikoresha nta cyizere cyo kudasama yaba afite. Gusa byo nibyo, n'iyo wibagiwe kukinywa hagashira amasaha 12 umusemburo uba ukikurimo. Nabyo binyobwa kimwe ku munsi ku isaha idahinduka. Ibijyanye n'inshinge, izi nshinge ziterwa buri mezi 3 uretse ko habaho n'urushinge rubaho rw'amezi 2
zizwi nka Depo-Provera mu Rwanda. Ku bagore benshi zigira ingaruka nubwo arizo bakunda. Ku mukobwa by'umwihariko, kwiteza izi nshinge bishobora kumutera kutabyara burundu kuko hari igihe umubiri uhita ubimenyera, nuko akajya mu cyo twakwita anovulation stage. Iki ni igihe kimeze nko gucura, aho umubiri utongera gutuma hari intanga ikura. Ikindi, ibi ni uko ku mukobwa bishobora kugabanya ubwinshi bw'imyunyungugu iba mu magufa, bone mineral density. Iyo imyunyu irimo calcium ku isonga, ni ukuvuga iyo myunyu ibamo calcium ku isonga, nibyo bituma tugira amagufa akomeye, ndetse rero inatuma ikorwa ry'insoro zitukura globule rouge, aribyo bita red blood cells, rigenda neza kuko burya zikorerwa mu musokoro. Rero iyo umukobwa witeza izi nshinge aba afite ibyago byinshi byo kubura iyi myunyungugu, bityo akaba yagira amagufa adakomeye ndetse no kurwara za rubagimpande akiri muto. Ibi bikiyongeraho no kugabanuka kw'amaraso. Agapira ko mu kuboko. Aka gapira kazwi nka jaderi cyangwa norpura mu Rwanda, nta ngaruka zihariye ku mukobwa gateza. Nibwo buryo umukobwa utarabyara akaba arengeje imyaka 12 y'ubukure ashobora gukoresha. Ingaruka zamubaho ni zimwe n'izishobora kuba ku bandi bagore, nko kurwara umugongo, kubyibuha, kurwara umutwe, kubabara amabere n'imihango itinda gukama. Gusa bikaba bibujijwe kuba wagakoresha mu gihe urwaye kanseri y'amabere. By'umwihariko uramutse wumvise ikintu kibyimbye mu ibere, amaso y'umuhondo no kuva cyane, uba ugomba kwihutira kugakuzamo. Agapira ko mu gitsina. Nk'uko twabivuze mbere, ku mukobwa utarageza imyaka 18 aba afite ibyago byinshi byo kurwara kanseri yo mu gitsina no kurwara indwara ziterwa na mikorobe zifata mu gitsina, pelvic cancer, pelvic infection. Muri rusange rero, kuboneza urubyaro ukiri umukobwa, by'umwihariko uri mu myaka yo hasi, bigomba gukorwa byitondewe hamaze gukorwa isuzuma. Twongereho ko umukobwa ukoresha ubu buryo aba afite ibyago byo kurwara kanseri y'ibere byibuze cyangwa se byikubye inshuro 6 kurenza utabukoresha. Ikindi ni uko ubu buryo iyo bukoreshejwe amabere akiri gukura, bigira ingaruka ku mikurire yayo kuko bihagarika DNA zo gukura kwayo, bityo agakigingira. Kandi nanone nk'uko twabivuze, bishobora iyo bikoreshejwe igihe, bishobora gutuma umubiri utongera gutuma hari intanga ikura, bigateza ubugumba bwa burundu. Reka rero twanzure tuvuga ko byakabaye byiza umukobwa utarashaka akoresheje uburyo butarimo imisemburo nk'agakingirizo no kubara byayoberana, akifashisha agapira ko mu kuboko, nabwo yabanje gusuzumwa ko nta bimenyetso bya kanseri y'amabere afite, kandi yabona kimwe mu bimenyetso twavuze haruguru akihutira kugakuzamo.
reka tubashimire mwe mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro. Reka tugisoreze ahangaha tubashishikariza kuzabana natwe mu biganiro n'ubundi by'ubutaha dukomeza kugenda tubategurira, tubibutsa ko twibanda ku biganiro bivuga ku buzima, indwara zitandukanye, ndetse tukakugira n'inama z'uburyo wakwirinda. Birashoboka ko waba ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi, wemerewe kwandika muri komenti cyangwa se ukatwandikira kuri nimero yacu ya WhatsApp tuba twakweretse. Murakoze, naho ubutaha.